Banyarwandakazi mbanje kubasuhuza aho muri hose, njye uri kubasuhuza hano imbere ya kamera, niho uzaba akiriho Hassan Shakur mumenyereye, ni umwe mu nterahamwe eshatu, za nterahamwe ziharanira amahoro, ziharanira urukundo, ziraharanira ubumwe n'amahoro mu banyarwanda bose, ntago ari za nterahamwe Kagame yaje yigisha kandi ari we waje uziyoboye kandi akaba ari nawe ukomeza kuzihiga mu by'ukuri, yitwaje iryo zina ngo ry'interahamwe kandi mu by'ukuri ubwicanyi bwose bwabaye mu Rwanda nta wundi babushyiraho ni Kagame. Nimba abanyarwanda munagira ngo ndababeshya, ni nacyo gituma yanga kuva ku butegetsi kuko arabizi ko ibyaha by'intambara agomba kubiburana abaye aramutse ari muzima, kuko ntago wafata ingoma umenya amaraso ngo nurangiza kuvaho uzaveho gutyo. We muri we yigize intwari, abanyarwanda aragenda bakoropa mu mutwe, aragenda abereka ukuntu ari intwari, ari we yafashe igihugu, ari we byose mu by'ukuri, kandi twese turabizi, twese tumaze kubimenya, tumaze kujijuka. Interahamwe tugitangira kuririmba twatangiriye ku ndirimbo Ntitukiri batoya, muyishakisha ahantu hose, haba ku Nterahamwe Twese TV niyo channel yacu dukoreraho. Aka gacano ni ako kuvuga amateka amwe mu Rwanda nkanjye igihe mba narabayemo, ibyagiye bitanshimisha nibyo iyi cano nabikoreye kugira ngo njye nza mvuge ibyo nagiye mbona mu Rwanda bibangamira abaturage. Mu by'ukuri njye ntabwo ndi umunyamakuru, ntabwo nize ubunyamakuru ngo nze kubabwira hano amakuru, reka ahubwo nje kubabwira ibyo nabayemo mu Rwanda. Nagiye nitegereza, nari umwana, nabaye mu Rwanda ndi umwana, ariko nakuriye kuko igihugu nabayemo imyaka 24 ni igihugu nakuriyemo, nabayemo, ndakizi neza imbere n'inyuma, kuko nyirusha na Kagame wagifashe hari uduce atazi, ariko njye nagiye nkatama. Niyo mpamvu rero mbanje kwifuriza buri munyarwanda wese uzakurikira iyi video aho ari hose, yaba umunyarwanda, ariko mbanze shimire cyane abanyarwanda bari mu buhunzi batari mu gihugu indani, kuko n'abanyarwanda bagaragaza akababaro kabo, ntabwo bacecetse bakavuga ibitagenda mu gihugu, nubwo bamwe bo mu gihugu imbere ahubwo baba babaca intege babereka ibidahari. Ibyo ngibyo nibyo twe twaje guhangana nabyo. Murakoze cyane banyarwandakazi, ibyo narinje kubageza ahangaha ngewe nkanjye mu byo natekereje. Umutwe w'amagambo uravuga uti ingaruka mbi inkotanyi zateje igihugu cy'u Rwanda. Ese izo ngaruka wowe waba uzi ni izihe? Kuko ngewe nshobora kuba afite ingaruka ngewe nzi mbi z'inkotanyi ngewe ntekereza, ariko nawe mu by'ukuri noneho wowe zanakugezeho, ziranabigukorera, urazizi. Ako karengane n'akandoyi rero mudufashe tukamagane. Niyo mpamvu tugira gutya tukaza imbere ya kamera kugira ngo turwane n'ibyo bibazo inkotanyi zaduteje. Ingaruka mbi rero inkotanyi zateje igihugu cy'u Rwanda harimo uburozi ku burezi. Nimvuga uburozi ku burezi wumve ko ari uburozi bazanye mu burezi, kandi batwereka ko badukunze, bari kudushishikariza kwiga, tukajya mu mashuri tuyishimiye ngo tugiye kwiga icyo cyongereza, tukiga ibiki n'ibiki, ariko mu by'ukuri ndakubwiza ukuri munyarwandakazi, waba uri mu gihugu indani, waba uri hanze yacyo, ibyo mvuga nimba atari byo unyomoze. Amashuri yo mu cyaro atari ayo mu mujyi, cyangwa aba bana bifite, bano bana b'abakire biga mu mashuri akomeye. Amashuri yo mu cyaro, kugira ngo uzabone umwana arangije kwiga segonderi azi kuvuga icyongereza neza byakugora. Kugira ngo uzabone umwana arangije segonderi senior 6
azi kwandika ikinyarwanda neza, yakwandikira iretero umuntu akayisoma kabisa akumva ko ibyo bintu ari byo, ari gusaba akazi, biragoye. Umwana wo mu cyaro kandi mu by'ukuri bakavuga ati uburezi kuri bose, uburezi kuri bose, ariko ubwo burezi kuri bose ahubwo ni uburozi kuri bose. Ejo bundi nari ndi kureba akavidewo k'abana biga mu wa gatanu pirimeri, umwana atazi kwandika good morning sa, ndakeka benshi mwarakabonye. None se umwana yiga pirimeri mu wa gatanu ntazi no kwandika good morning sa mu cyongereza, byandika mu kinyarwanda. Ubwo murumva babyeyi mubyara muri kuvuga ati muri kureresha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abarimu bari kurera koko, mwabahaye inshingano, kuko iyo umaze kubyara umwana agakura, inshingano uhita uzifasha mwarimu kugira ngo abe ari we umuha disipurine yindi wowe utamuhaye ku myaka 6 cyangwa ku myaka 3 atangira ishuri. None se iyo disipurine izava hehe umwana atazi kwandika, ntazi kuvuga, ntazi gusoma? Kandi bari kutwereka ngo bari kwiga neza cyane, ariko mu by'ukuri ni uburozi bari kubaha, ntabwo ari uburezi. Barababeshya ngo bafite, ngo barabaha amakompiyuta. Iyo mu byaro muri za neniyazi, abanyeshuri biga muri za neniyazi mu bigo bifite mashini ni bingahe bifite kompiyuta, ariko ugasanga wa mugani ngo harimo kompiyuta sase, ariko n'icyo kigo nta mashanyarazi kigira, nta n'umuriro kigira w'amashanyarazi. Kompiyuta ugasanga ziri aho ngaho, ziri mu makarito, ntibajya bazikuramo. Banyarwanda, icya kabiri, guhindura impunzi abanyagihugu. Guhindura impunzi abanyagihugu. Banyarwanda, banyarwandakazi, icyo narishatse kuvuga ahangaha, mundebera abanyarwanda ukuntu babayeho. Simvuga abo bakire cyangwa bari abo mu miryango yabo b'inkotanyi, ndavuga abandi abo basanze mu gihugu, babandi banaho nikora barya rimwe ku munsi. Nge nibo mba ndi kuvugira kenshi. Ugiye kureba neza ubuzima babayemo, urasanga babayeho nk'impunzi. Babayeho nk'impunzi. Ikintu icya mbere, ntacyo kurya bafite, inzara ibamereye nabi. Icya kabiri, ntaho kuregera bafite, ahubwo bo bakabaye baregera niwe banarega ahubwo, kuko niwe wabateje ibyo byose. Mu gihugu cy'u Rwanda harimo akarengane. Ntabwo ushobora kuvuga icyo ushaka kikuri ku mutima, ntabwo ushobora gukora icyo ushaka. Yewe niyo wabyuka mu gitondo ukavuga ati njyewe mbonye udufaranga dukeya nk'urubyiruko nkanjye mu myaka yanjye, reka fate ukuntu nacuruza amagi, ncuruza ubwo bunyobwa, ubundi ndebe ukuntu navayo ntera imbere. Ibyo ntabwo bihaba. Cyangwa udukweto, curuza utwenda, reka uba wateje umwanda mu mujyi, nubwo uhita bagufunga. Urubyiruko turi mu myaka imwe, muri 25, 17 kumanura kugeza kuri 24 gutyo kuzamura, bari mu magereza. Bamwe bari Iwawa, abandi bari kwa Kabuga, abandi bari kwa Gacinya. Barangiza bakavuga ati mu Rwanda ni amahoro, isuku n'isukura bimeze neza, ariko mu gifu cy'umunyarwanda naho harimo isuku nyinshi cyane. Mu gifu cy'umunyarwanda, mu nda y'umunyarwanda harimo isuku nyinshi cyane, harimo isuku nyinshi kuko nta biryo byigezemo. Hari ahantu nabaye ku murenge umwe, umurenge wa Kasi mu karere ka Gisagara, ahantu gutyo twigaga ku kigo cya Saint François, twari duturanye, ahari ivuriro aho ngaho. 2015 na 2016 gutyo umusaza yarapfuye azira inzara. Muri 2016 hateye inzara bita nzaramba,
mu Rwanda yarabamaze. Banyarwanda banyarwandakazi rero, reka minire ahangaha, reka mbe mini ahangaha ntakagaruka kuko akaryoshye ntigahora mu itama. Nari mfite byinshi byo kubabwira gusa ikibazo cya network nacyo kiba ari ikibazo cyane, kuko kwa uploadinga video y'isaha nabyo udafite data zihagije biba bigoye. Niyo mpamvu rero umuntu aba agize gutya ati reka minire ahangaha kugira ngo arebe n'ibindi umuntu akora kugira ngo amadata atagenda n'ikiganiro kitagiyeho. Murakoze cyane banyarwanda banyarwandakazi, Imana nidushoboza tuzatugenda tugaruka tubabwira n'andi makuru. Gihe nzaza ngaruka ahangaha kuri iyi channel ya Garuka mu Rwanda TV. Mukomeze mukore subscribe, ariko mukore na subscribe kuko ni channel ntago ari shyashya, imaze igihe ikora gusa ntago yamamazwa gusa ubu ngubu nicyo gihe. Ni ikintu njye naje gutekereza nkanjye cyo kuzajya nza kuri iyi channel mvuga jyewe ubuzima nabayemo mu Rwanda, ariko mvugira babandi ibyo nabonye bitagenda neza. Murakoze cyane, mukomeze mumfashe tuyamamaze, tuzatugenda duhura n'abandi n'urundi rubyiruko turi mu myaka imwe narwo, kuko twabaye impunzi kubera inkotanyi zazanye inzara turahunga igihugu, zizana ubwicanyi, zikubita amafuni, zikubita ababyeyi bacu, zarabishe, turi imfubyi, ntabwo tuzi ababyeyi bacu. Niyo mpamvu u Rwanda batweretse ko atari urwacu. Niyo mpamvu twavuze gutya reka tube dukase, umunsi natwe twagarutse tuzaze nkabo rero, kuko bo bari gutegura intambara, barashaka intambara hagati ya FDLR nabo. Banyarwanda banyarwandakazi rero, FDLR niza muzumve ko ari abavandimwe banyu baje, ari imiryango yanyu ije, nta banyarwanda muvuga ururimi rumwe. Ahubwo we musirikare wa Kagame, ntuzemere ko umunyarwanda aba igitambo cyangwa aba amaraso, ngo ni ukubera uwo mutwe w'icyo kigoryi ngo ni Kagame kikagushyiramo amacakubiri n'inzangano zo kuvuga ati rinda ubusugire bw'igihugu ngo wice mugenzi wawe. Umunyarwanda arashaka ko mubana mu gihugu cyanyu, uri kumva? Twese dushaka kubana mu gihugu cyacu twishimiranye, tukubaka u Rwanda tukaruhindura niyo ruke n'iyindi migi yose. Na biriya bihugu nabyo byarabanje birarwana, bijya mu ntambara, nyuma bishyira hamwe biriyubaka. None se kuki bagomeza kuduteza intambara twebwe? Ntaritse banyarwanda banyarwandakazi tukiyubaka, tugashyira hamwe, tukazamurana. Murakoze cyane. Yari uzabakiriho Asad Shakuru. Nimero mwatangaho ibitekerezo ni akamenyetso ko guteranya 256 766 39 27 012. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ibahe umugisha.